عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن رواه البخاري. حديثي دكومر زاوية من رمي مجتبو الأربعون البخارية لحديث يترتكم مسانجنا يندوه إيمان محمد صلى الله عليه وسلم أريوي أبو سعيد الخدري الله ميشيمره أرتبقى إيمان محمد صلى الله عليه وسلم يرفض زجيرتي إذا سمعتم النداء نمرمك في شيء النداء السبانية صوت الأذان نمرمك في شيء أذان إجبر جاء أذان وكندي موامركم فأذاني لكفوغا فقولوا مثل ما يقول المؤذن mujye musubiramo ibyo wa wundi uri guhamagara abantu kujya gusari abari kuvuga mujye musubiramo ijwi rya muadhin ibyo ari kuvuga mu bisubiremo faqulu mithla ma yaqulu almuadhin musubiremo ibyo muadhin nuri utora dhana nuri uhamagarira abantu kujya gusari kugana isengesho ibyo avuga namwe mu bisubiremo navuga Allahu akbar ngo nawe usubiramo Allahu akbar yavuga ashhadu an la ilaha illa Allah nawe ugasubiramo ashhadu an la ilaha illa Allah yavuga ashhadu anna muhammadar rasulullah nawe ugasubiramo ashhadu anna muhammadar rasulullah yavuga hayya ala salah ndetse na hayya ala al falah aho homba uko ari habiri niho unyuranya nawe uvuga ute la hawla wala quwwata illa billah hanyuma yavuga Allahu akbar nawe ugasubiramo Allahu akbar yavuga la ilaha illa Allah nawe ukavuga la ilaha illa Allah. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam reriti nimuramuka mwumvishe muadhin mujye musubiramo ibyo bari kuvuga. Twe tubita ba Bilal niwumva Bilal atora dhana jisubira Mariya magambo bari kuvuga kuko hari ibihembo bya buri wese usubira Mariya magambo. Mu yindi hadith intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam iratubwira umuntu wese uzumva adhana agasubiramo ibyo bari kuvuga adhana yarangira agasabira duwa intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Iyo duwa nta yindi no kuvuga uti Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilata wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam iratubwira iti uzasubiramo adhani karangira na nyuma ya adhana agasoma iyo duwa حلت له شفاعتي يوم القيامة nzamukorera ubuvugizi kwa Allah ku munsi w'imperuka bwo kwinjira mu ijuru. Bityo bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala adabu igomba kuranga mu Islam igihe adhani iri kuvuga no kwirinda kuvuga andi magambo ayariyo yose. Yewe abamenyi batubwira ko nubwo waba uri gusoma Quran ni byiza kubuhagaritse aho wari uri gusoma ukaba urekeye aho ugasubiramo ibyo muadhin ari kuvuga ugasubiramo ibyo Bilal ari kuvuga yasoza ugasabira dua intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam idua twamaze kuvuga mu kanya. Bityo rero mu Islam ni byiza yuko yubaha adhan akubaha amagambo ya Allah igihe yumva ari amagambo ari muri adhan amagambo ya tauhid akagerageza kuyasubiramo kuko hari ibyiza by'iyo ibada. Ikindi iyo ari kuri adhan ya al-fajr muzumva ijambo as-salatu khairun minan nawm abamenyi batubwira ko biremewe gusubiramo bya bindi ari kuvuga yavuga as-salatu khairun minan nawm bisobanuye ngo iswala ni nziza kuruta ibitotsi nawe ugasubiramo as-salatu khairun minan nawm. Abandi bamenyi ba fiqhi bakavuga ko yavuze as-salatu khairun minan nawm kiriya gihe usubiramo uti la hawla wala quwwata illa billah. Byombi ni imvugo zaje mu bitabo bya fiqhi kandi nta kibazo wavuga bino cyangwa biriya nta kibazo. Bityo iyi hadithi tugezeho ya 11 mu gitabo ni hadithi itwigisha ko iyo wumva Bilal cyangwa muadhin ari gutora dhana usubiramo buri jambo avuga nawe urisubiramo yagera kuri hayya ala salah ukavuga la hawla wala quwwata illa billah yavuga hayya ala al falah naho ukavuga la hawla wala quwwata illa billah. Bisobanuye nta bubasha nta bushobozi uretse Allah wenyine niwe wagushoboza kujya gusari. هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.